Hello my people guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki wafungura TikTok International. Guys, TikTok International ni TikTok iba ifite account ifite location y'ikindi gihugu cyemerewe mutize nka France, United States, United Kingdom. Guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wayifungura step by step. Guys, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kuri iyi channel. Guys, ukande kuri iyo nzogera ujye ukurikirana tips zanjye, ujye ubona n'izindi videos zigiye zitandukanye zigisha ibintu bigiye bitandukanye, ama therapy bypass n'ibindi bigiye bitandukanye nka settings za phones. Guys, kurikirana video step by step. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona tips zanjye nyinshi zigiye zitandukanye. Guys, ikintu ugomba kubanza gucecinga mbere yo gufungura TikTok International, kurikira video step by step. Guys, ugiye kubanza gusuzuma ko ikintu bita location muri phone yawe ifunze. Banza urebe neza niba location muri phone yawe ifunze. Jya muri setting, binjira muri setting, kanda kuri location. Guys, reba ako gatag niba gafunge, usubire back, usubire muri screen. Guys, turasubira inyuma gato muri screen, scrolling, urebe app store, kandi kuri Play Store searching application yitwa Secure VPN. Secure VPN murayibona neza. Guys, ni iyi ngiyi yanditseho safe internet, urayikanda. Twebwe kubera ko twari dusanzwe tuyifite muri telefone, tuyifite muri phone. Wowe niba utayifite downloadinga, urakanda open. Turakanda open. Bino nibyo wamamaza, kandi kuri ako kantu ko hejuru urabona ko ni location. Hano hari ibihugu bigera muri 4 byemerewe free wafunguraho account. Guys, igihugu cyiza wahitamo hano ni France. Uremeza kuri France. Numara kwemeza France, tegereze connected hala hejuru. Urabona ko igiyeho hejuru hariya. Subire muri screen gato. Guys, kurikirana video neza ntagira akantu gucika. Ujye gushakamo browser yawe ukoresha. Urabanza ugire TikTok, urabanza dufungure TikTok, kandi ugumisha kuri TikTok. Rero ko akantu ka ugakande, ureba akantu ka ugakande open by default, ariho ukanda. Usanga karaga tani kayo gafunguye karafunze, ariko wowe urasanga gafunguye ugafunga gatani ngo. Numara kugafunga, usubira inyuma ho gato, usubira inyuma muri apps, zawe, ushake app browser. Ushakemo app browser iri muri phone. Browser ari yose waba ukoresha Google, gusa twe Chrome ni itworohera, turakoresha Chrome. Opening Chrome. Numara ko opening Chrome, tegerezeho gato network connection. Tegereze connection zaje, searchingemo tiktok.com, wemeze, tegereze network. Guys, okay, twinjiye kuri tablet nk'ingiyi. Urabona ko twinjiye muri TikTok ariko duciye muri browser. Twinjiye muri TikTok duciye muri browser yacu. Urabona ko tugeze hamwe barebera ama video. Not now, urahita ukanda not now. Nihaze ra jambo ahita wemeza kuri not now, uhite wemeza kuri profile. Mwanza ukanda kuri profile, tegereza gatoya bibanze bize. Okay, urabona ko haje login, urahita ukanda
kuri iyo login. Ahita ukanda kuri login, tegerezaho gato network, kanda kuri login byaje. Right, ukanda sign up, urategereza buriya buntu bubanze busoze iriya research uri gukora, urategereza bubanze busoze research, urabona ko burangije kuri searching. Right, ukanda sign up, right, ukanda sign up, numara ukanda sign up ukande continue with Google. Ngaho agafresh kari kukwereka nyine, ngaho agafresh kari kukwereka utegereze. Hano rero guys, hano ni ukwitonda, hano harimo email nyinshi dufite muri phone, ariko izo email dufitemo zose nta nimwe twigeze dufungura kuri VPN, zose zifite location yo mu Rwanda. Guys, hano uritonda, ukurikirana video neza step by step. Guys, icyo usabwa hano, ntabwo usabwa gushyiramo ino email isanzwe iri muri phone. Abenshi bakibeshaho ugasanga yashyizemo email isanzwe iri muri phone, kandi ibi bintu rwose n'ubundi account barayiguha bakanaguhindurira location, ariko iyo ubonye monetize bagusubiza mu Rwanda. Guys, nta kindi kintu uri bukore, uhita ukanda user another account. Guys, uri ukanda user another account, ko nushyiramo ira email yo wari usanzwe ufite muri phone, ntibiri bukunde, n'ubundi bazaguha monetize usubire mu Rwanda. Kanda aha ngaho gafresh kari kukwereka, tegereze network, tukanda create account. Creating account nshyashya dufunguriye kuri VPN, iki ngiki nicyo tuba dushaka. First name, last name, gushyiramo amazina. Ugomba gushyiramo amazina hano iyo ushaka. Twe dushyizemo AI12, amazina dukoresha kuri channel yacu, dushyizemo AI12. Muri last name ndabona imibare batayemera, urabisiba hejuru, niho turi bushyire AI12, hasi dushyiremo OG, meze next. Hano guys, rero ugomba gushyiramo itariki y'amavuko ya nyayo iri ku ndangamuntu. Twebwe kuko turi kwigisha dufungura account, reka dushyiremo ibyo tubonye, ibyo dushaka, umwaka, igitsina, meze next, tegereje network. Hano guys, hano badusabye gushyiramo namba ya verified cyangwa se email ya verified address. Hano ushatse wayishyiramo cyangwa se washaka n'uyishyiremo. Reka twebwe tuyishyiremo, turebe ko bari buduhereze agakode ka verified. Ushatse wewe wabyihorera kubishyiramo, ugakanda don't have any email address or phone number. Ushatse wakanda aho ngaho ugasubira inyuma ugahitamo email, akaba ariyo wemezaho bihita birangira. Twe tuyishyizemo, katurebe niba baraduha agakode ka verified, kuko n'ubundi washyiramo namba utayishyiramo, iyo umaze gufungura email muri account uragenda n'ubundi ugashyiramo namba, bari bisabwa kuko iyo namba bazajya bakoherezaho code mu gihe winjiye n'iki, uyishyiramo n'ubundi kugira ngo uzajye winjira. Niba winjiye kuri phone bakoherereze code yo kwinjira, nyine bayohereze kuri telefone, cyangwa se ukanashyiramo na email bazajya bayohereza iyo code yinjira, kugira ngo ubashe kugira gukoresha phone yawe neza cyane. Guys, twero nako batwimye agakode, urakanda don't have any, nitumara kwikanda don't, uhitemo email ya mbere cyangwa se ya kabiri, baterwa niyo ushaka gukoresha. Hano create a strong Google account, hano ni ugushyiramo email password, nyine ni ugushyiramo password ya email yawe, strong password, ni ugushyiramo password yawe. Reka twe turi gushyiramo iyacu, si ngombwa ngo tibereke, nawe uzashyiramo iyawe. Hejuru ni password, new password, hasi ni confirm password. Ongera uyisubizemo hasi, kandi next.
ni password y'ubwinjizi bwa account yawe. Guys, nongera mbibutsa ko ino video nzayikora ari izagira part 1, iyi ariyo part 1 turi kureba, igire part 2, igire part 3 na part 4. Guys, uburyo ki iyo umaze kurenga creatinga email winjiza account muri TikTok, uburyo uzajya ukoresha TikTok, uburyo uzajya uploadinga buri kantu kandi izo zose zizaza ari part. Ikindi gice tuzagikora uburyo hano TikTok birangiye, uburyo ki wakinjiza TikTok muri app. Ikindi gice tuzagikora, nimuba mugishaka murandika hasi muri comment nacyo tugikore, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, part zigiye zitandukanye nazo tuzajya tugenda tuzikora bitewe nuko mwebwe mubyifuza. Guys, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ufungura inzogera. Ciao.